Ni ikiganiro tubimenye tuganira n'abantu batandukanye hirya no hino mu gihugu bafite ibikorwa by'indashyikirwa bakoze cyangwa se bagezeho ku buryo babigiraho nawe bikagufasha kwiteza imbere. Iki kiganiro mukigezwaho na Eric Nshimiyimana ku bufatanye na Eric Tech. Ntugacikwe. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000 ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'itatu. Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo hari ishuri ryitwa ECT Electronic and Computer Technology rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi, gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayabireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radio, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 07 88 83 33 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ECT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko. Elike Tech Company Limited nawe zana ibikoresho bya electronique wabiyitse kubera ko byapfuye tubigukorere. Tugurisha ibikoresho bya electronique tukanabikorera reparation nk'ama desktop, ama laptop, ama televiziyo, flat screen ndetse n'ama projector. Dutanga amahugurwa ku bintu byo gukora reparation, dutanga kandi ama machine ndetse n'ibindi bikoresho bya electronique ku bigo by'amashuri mwifuza guhereza ubumenyi abanyeshuri banyu. Dusanga kandi Kimisagara hepfo gato y'isoko rya Kimisagara hafi na station. Ushobora kuduhamagara kandi kuri izi nimero 0788833355. Elike Tech Company Limited, nawe tugane tugufashe. Ni iby'agaciro niba ukomeje gukurikira BTN TV mu nkuru zacu zose ndetse n'ibiganiro dukomeza kubategurira mu bihe bitandukanye. Umuntu muri kugenda na kano kanya mu muhanda yaba uri kubona agenda mu kinyabiziga yiguriye imodoka, uri kugenda n'amaguru cyangwa se uri gutembera mu buryo umwe cyangwa ubundi, afite imitako ku maboko, mu gatuza, yewe niba atanabifite ku mubiri we, imyenda yambaye hari uburyo itozemo. N'uburyo usa nkaho butangaje. Nawe ubwawe ibyo wambaye akakanya birasa nkaho utagifata akanya gahagije ko kubitekerezaho, ariko ubwo wafataga gahunda yo kujya ku isoko kubigura hari aho wari warabikopeye cyangwa se wari warabirebye uko bikorwa, uko bitatse wumva wifuje ko nawe wazabitunga umunsi umwe. Akenshi ugeze ku isoko ugenda ubaza amabara runaka atatse ukuna kuriya, cyangwa se rimwe na rimwe ukitwaza amafoto yabo warafotoye bitewe n'uko wabonye bagaragara neza ku mitako bambaye ku maboko yabo, ku misatsi yabo, mu gatuza cyangwa sandi ahantu hatandukanye. Ku mubiri hashobora kujya umutako. Gusa nta nari muri yicara ngutekereza uburyo ino mitako ishobora kubikorwamo, ahwiva kwituruka ndetse n'abayikora inzira babicishamo. Nta nari rimwe uratekereza ngo wumve niba ino mitako nawe ubwawe ushobora kuyikorera. Wenda hari niyo wigeze kuba ufite iwawe mu rugo ariko kuko utaruzi iby'agaciro kayo, igora yitaye rwose urayijugunya kenshi dore yuko nabifataga nk'umwanda. Ibi ngibi birarangira nyine biba amateka mu bihe bya none mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ntekereza yuko no hirya no hino ku isi hose ariko bimeze. Biragoye kwisanga umuntu ari gukora icyo yize. Bakubwira yuko kwiga bizagufasha kumenya inzira uzacamo kugira ngo ufungure ibindi cyangwa se unavumbura ibindi bitandukanye ugendeye ku byo wize, ariko nta tegeko rivuga ngo uzajye gukora ibyo wize. Ushobora no kugira ibyo wubaka cyangwa se uhimba bigendeye ku byo wize. Niyo mpamvu uzumva urubyiruko rwa none ruri gukangurirwa kwihangira imirimo. Nubwo ibingibi hari abakibona nk'inzozi, gusa hari abamaze kubona yuko ibingibi bishoboka. Hirya no hino mu misozi twagiye dutembera twaganiriye na benshi bari gukora ibintu batigeze biga, bakubwira yuko bizi baruramari, icungamutungo cyangwa se ibijyanye n'ikiganga, nyamara kano kanya bakaba bari gukanika cyangwa se bari gusudira ibyangiritse. Ni ibintu bishoboka cyane kandi bakaba babikora neza. Igihugu cy'u Rwanda umunsi wa none gifite ubukungu busa n'ubwubakiye ku bukerarugendo. Ibingibi byonyine ntabwo byaba bihagije kubyita gutyo mwene igihugu cyangwa se umuturage utuye muri iki gihugu atabyumva nk'ibye ngo abigiremo uruhare. Aba bazava mu mahanga atandukanye bazinjire mu gihugu cy'u Rwanda
Rwanda bumva neza yuko hari ibishya bifuza kuza kurebamo, dore ko ari nayo mpamvu izatumenye n'ibyitwa ubukerarugendo mu buryo utabasha gutekereza kano kanya. Ibi ngibi nawe ushobora kuba wabigiramo uruhare. Twafashe urugendo rwerekeza mu ntara y'Amajyaruguru, ni mu karere ka Musanze, hafi mu Kinigi neza neza. Ahangaha ni ahazwi nk'igicumbi cy'ubukerarugendo mu gihugu cy'u Rwanda, ni hafi ya parike y'Ibirunga, ahazwi ingagi, kimwe mu bikurura ba mukerarugendo benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ukinjira muri iyi misozi utangira kuhabona ibishushanyo bikoze mu buryo butandukanye kandi byagiye bihangwa na bamwe mu batuye muri kano gace mu rwego rwo gukurura ba mukerarugendo ndetse no kugaragaza isura y'aho kano gace gatandukanye n'ibindi bice bitandukanye by'u Rwanda. Ukihinjira uhita ubona neza kuko winjiye mu gace k'ubukerarugendo. Mu kugerayo twari twifuje kuganira na bamwe mu bahanzi baho ariko bahanga udushya dushobora gukurura na bano ba mukerarugendo. Mu kwinjira muri kino kigo twasanzemo ibikorwa byinshi ariko n'ubundi bifite aho bihuriye n'umuco wa gakondo cyangwa umuco wa Kinyarwanda, ariko nanone byerekeza ku bukerarugendo. Ni ibintu byatumye twifuza kumenya ko ibingibi bikorwa. Twegera umwe mu bayobozi ba kino kigo aduciramo ku mayange ko batangiye kino gikorwa ndetse n'icyo baje gukemura muri sosiyete nyarwanda. Niriwe Komera. yego Uratubwira amazina yawe? nitwa Abaho Kenneth ariko abantu benshi banzi kuri Raskeni Abaho. Ubu mukubwiye babivuge kabisa biography yawe muri summary wayivuga uti? avuga ko nitwa Abaho Kenneth ariko nkabanze ku izina rya Raskeni. Ukora ibiki? nkora ibintu bijyanye na art and crafts made in Rwanda. Yego Tusanze hafi y'Ibirunga, ari Ibirunga nk'isi muri metero nke? ni hafi ya National Park. Yego ni hafi y'Ibirunga na volcanoes. Yego Bimwe mu bikorerwa muri ahangaha nibyo nifuza ko tuganira. Nge ninjiyemo ahangaha mbona amashusho y'ingagi hariya, navuganye ndetse gato n'abajene bari gukora hariya amashusho. Waturamburira ku bikorwa bikorerwamo hano by'ingenzi? ibintu by'ingenzi dukorera hano nuko dukora art yitwa art of conservation. Art of conservation ni art ijyanye n'ibintu dufite hano bidukikije, n'ibintu bidukikije bishobora kutugira akamaro tukaba twabibyaza umusaruro. Tutiriwe dukoresha ibintu bivuye hanze cyangwa iki, ariko bishobora no gufasha muri rusange urubyiruko na sosiyete ituye y'aho hantu, hafi y'aho hantu. Nakomeje kubona abajene hano. Abajene ni abakozi, ni abari muri internship, nabari mu buhe buryo bari hano, mu buhe buryo muri rusange? Abajene abenshi mwasanze hano, ababaza, abakora inkweto, abakora ama necklaces. Bamwe bari muri internship, abandi bari mu kwiga. Hari baba bari muri tourism courses, kubera ko dukoresha tourism courses kubera ko bijyanye no kuba ibyo dukora nga bihuza umwana, umunyeshuri n'umukiriya kenshi cyangwa n'umushitsi, kubera ko bakunda ibintu by'ubugeni n'ibintu bijyanye n'umuco. Yego rero hari benshi, bamwe bari mu kazi, abandi bari muri internship, abandi bari mu kwiga. Muri rusange n'ibyo biri hano akenshi. Mu kiganiro tubimenye uyu munsi twanyarukiye Musanze, turi muri Rugendo company, nimo twinjiye nyine nkuko muri kubibona. Ninjiye hano ndibuze kubonamo ibintu bikerekonaje gusanga mu byinshi, niyo impamvu nifuje kugenda byose mbigaragaza uko bimeze, tunareba ubundi ibi bintu byatanga akazi ku rubyiruko ruri hanze. Ni ikiganiro mugezeho ku bufatanye na Eric Tekenya nk'uko bisanzwe, kandi nizeye ko mukomeze gukurikira BTN mumeze neza. Nyine iki ni ikiganiro mbabwira ko ari ikiganiro cy'ishuri, iyo ugikurikiye wungukiramo byinshi. Nubwo ndimo ndabona ukora amasaro, ariko uranyemerera duhere ku bikorwa cyangwa se sinzi niba ndabyita amatablo, sinzi niba ziriya ngagi, ano mashusho turi kubona mu ngagi, ndagira ngo mbari yo duheraho. Ni amashusho akorwa mugendeye ku biriya biti nabonye bano bajene bari kubaza. Ni ibiti by'umwihariko cyangwa akakanya hari abantu bafite ishyamba bazi ko ishyamba ari ukuritwikamwe amakara gusa? Ni ibiti byegereye n'ishyamba, ariko birimo mu bwoko butandukanye. Harimo za eucalyptus, harimo za bambu. Bambu ni ibiryo bundi bya gorillas, ariko nabyo bikaba ari ibiti bimera hafi y'ishyamba. Ni imigano ubona. None imigano abo basore iyo bari hano akenshi tubigisha gukoramo ibikombe cyangwa ama hash trays, ku buryo iza kuba ari art of conservation ishobora gufasha uwo muntu uri uturiye hafi y'ishyamba icyo yamufasha. Umukerarugendo nazo musura akabona agatanga amadovize, ariko later on ibyo biti nibisaza twabikoresha iki, twabivanamo we musaruro. Niho twavumbuye gukora ibi bikombe, gukora imbehe mu biti bihegereye by'imisave, gukoresha ibintu byinshi bitandukanye. Niba ndi kubyumva neza, bya bintu twe dufata nk'imyanda mushobora kubikuramo ikintu cy'ingirakamaro. Yego.
iriya shusho y'ingagi navuze ati tubanze tuyigeho tuyirebe wanzanira akantu k'akagaji mw'imbere hari buriya umuntu turahera kuri iriya nini uzana agasize n'akadasize kugeza kuri tuno dutoya nabonye ushobora tumeze nka poruteke tuno dutwara ko imfunguzo ingagi nini umuntu ashobora kuyibaza mu gihe kingana iki ingagi nini umusore ufite imbaraga ufite n'umwanya kwa kwibi bisaba kuba utuje uri ahantu hamwe utahuzagurika ashaka kuyikora mu minsi 2 akaba yayirangije umunsi wa gatatu akayikorera finissage ibyo bita gutera ubwoya no kuyisiga nakunda kuganira n'abartiste ariko mu buryo bwo gushushanya nubwo nabyo nabonye hano bikorwa wenda duhite tujya ku isoko tubanze tuvugane ku ngagi impamvu nsa n'uri gushaka gutinda ku ngagi ni kimwe mu bintu biri representative haba mu bukerarugendo bw'igihugu ikunda kwitwa hakunda kubaho event yo kwita izina ingagi n'ibindi bikorwa bitandukanye nk'ibyo ngibyo tujye ku isoko ryayo abakiriya bakunda kuzigura kare hariho nabaza gatese isoko ryanyu bimeze bita abakiriya nabahe aza gukomoza mbere ati buriya hari ukuntu usanga abazungu asa no bikomeje ko byumvikana ko aba hanze wenda ari bo bagura cyane nkaho birimo cyane noneho batubwira isoko rya bino bihangano byanyu cyane riboneka riboneka akenshi bibone isoko turibona ari uko twabonye abakerarugendo baje gusura ingagi muri icyo gihe rero iyo yasuye ingagi akanayibona yifuza gutwara souvenir yayo niho aza akaduteza imbere agatwara ishusho twakoze mu ngagi ariho art of conservation idufashiza muri biriya biti biba byegeranye n'ishamba iyo bishaje biri mu kugwa twe tugerageza gukora aya mashusho umukiriya umushyitsi wasuye u Rwanda ashaka kugenda akaba yakwereka n'abandi bantu kugira ngo amenye ibikorerwa mu Rwanda n'ibihabo niyo mpamvu akenshi tunibanda no gukora amashusho y'ingagi yego abanyarwanda babigura bate ubona se atari ibintu bitabira bumva ko atari ikicuruzwa abanyarwanda barabyitabira ariko ni 40% ukurikije n'abakerarugendo cyangwa n'abanyamahanga yego dukomereze kuri iyo hari utundi tuntu twiza nabonye hari akazi kenshi wenda urihangana tugende tugaragaza biki bishoboka dukomereze kuri amasaro nabonye imbere aya masaro nabonye ari umwihariko nigeze kumva kare mu gikaro umbwira ati aheyo na amasaro duhinga ntabwo wenda bisaba ngo abazwe yego aya masaro turayahinga hano mu Rwanda cyangwa hano mu Rwanda kenshi ubundi ngiye nayabonaga muri Uganda gusa ariko naje gusanga no mu Rwanda hari ariko aya masaro asoundinga nk'ama shells agira i sound ukagira ngo ashobora kuba ari nk'ama stones urabona nk'aya n'amashinwa cyangwa n'amazungu sinzi ko nabyita abafite ukuntu asakuza ukagira ngo ni nk'ikirahure oya birasoundinga kimwe bivuga kimwe kubera yo urabona aya n'amakorano ni nama yo mu mashini ariko aya n'amahingana ariko nayo akaba afite iriya sound ushaka kugira ngo ni ibuye gukomera bishobora kuba binganya gukomera cyangwa ugasanga yashaka kuyarusha gukomera kubera ko ari naturel yego hanyuma ubwo niba hingwa wa mugani hari niyo mpamvu navuga ati kiganiro tumenye tuba dushaka kuvumbura bimwe mu bintu byinshi ahingwa he hari ubutaka bushoboka se ko ayo masaro yaba akunda kubonekaho ahingwa he yaba ahingwa he akenshi mu Rwanda akunze kwamera cyangwa kwakurira ariko twagerageje kuyahingaho bitanya kinama kuri Red Rocks camping site yashoboye kumera ako ni na Musanze hano hatandukanye yakunze kumera yo atangiye gukwamera wamara kutunganya neza none ugashyiramo ukaba wakora udukomo dutandukanye yego muri amakame ndagenda nambaye abantu bari nta kibazo iyo shusho watubwira uburyo mwayivumbuye ishobora kuvamo muri ubwo buryo yavumburiwe haha mwari kupesi byabize ishusho nagerageje gutekereza uburyo nakora painting nakoresheje irange nakoresheje ama acrylic cyangwa ama oil paint nkaba nakoresha ama fabrics kwako wabonye ko akenshi ibintu byanjye byose mbikora mu ndodo izi ni indodo nabanze gushiraho hose yego na outline yo nashushanyishije nakoresheje indodo urabona ko ari urudodo rw'umutuku n'urw'icyatsi yageza kugena nzivanga nyuma ama details nanze no gukoresha irange nkoresha ibitenge nabwo ariko mbanza kugenda nkatakata ibitenge kugira ngo mbone ijisho uko riteye nkarikatira ijisho nkariterekamo ahandi hanyuma iyo impamvu nayikoze nka mild paint ivangavanze aho nagerageje gukoresha irange kugira ngo ibitenge bise nk'ibitandukana yego rero na buhanga bwinshi burimo ariko ni gusaba kuba creative no gutekereza ibintu bishobora kuba
wakora ikintu kigatandukana n'ikindi atari ikintu gihora ku isoko cyo rimwe cyonyine. Yego twifuza kuko umuntu yakora ikintu ariko nibura muri mugeze kuvuga ibintu bya conservation byumvikane ko ari kwita no kurinda bimwe mu bihari gukora tablo muri ubwo buryo ukoresheje pièces z'igitenge cyangwa se z'umwenda runaka ugendeye kuri cost cyangwa se ku kiguzi abanyabugeni mukoresha kugira ngo ukore nk'iyo tablo imeze gutya waba watubwira mu gukoresha ubwo buryo hari icyo wabonye bya costing aho byagabanira nko kuri cost yari isanzwe ikora ibi cost kubera ko wabonye ko mwimbere dufite abantu badoda bakora ibintu by'imyenda abakobwa babyari wabo uriya musaza ni ubigisha. Yego iki gihe rero yo dufashe n'ibyo bitenge bakoresheje badoda imyenda aho kugira ngo tubijugunye dushaka kuziza pièces zavuyemo dushaka kuzizana tukazigeranya zose hamwe tukazigatakata tukazivanamo iyindi style nziza ariyo yingiyi tutariwe tubijugunye ubundi twabijugunyaga bikaba byatera umwanda bikaba byakora ukabona ko nyine bitagaragara neza cyangwa ubushaka n'ikintu wabivumburamo wabikoreshamo ukakibura. Nabo naje gutekereza se nabibyazuye musaruro nisanga niba nguze igitenge cya metero 5 ibindi bisigaye nibyo byinshi kandi bivuze icyo bikora. Haje kumenya ko nshobora kubikoresha kandi nabo bakobwa nabo ubu ngubu ahantu ujya ahantu badoda ahantu henshi ubu nibakiguhanga ibintu ngo barashaka kubijugunya ubu nibabiguhanga barabijugunya nibishoboka uragenda baba bagomba kubikugurisha bamaze kuvumbura ko ari ibicuruzwa bifite akamaro mu gihe imbere byitwaga imyanda. Yego mu gihe imbere byitwaga imyanda ariko ubu kugeza kuri no saha nawe ushobora kuyiguha na gatoya. Abanyakigali bashobora kuba bataravumbura riri banga ndetse n'abandi bari hirya no hino batandukanye babijugunya burababwira iki muri rusange? Icyo nababwira ni ukukomeza bakawocinga ino TV izabagezaho ubukoryo bwinshi cyangwa ibintu byinshi ubusha bwinshi nibi ngibi ni ibintu abanyamusanze bake kwijana babizi kireka abaturiye hano hafi yaho dukorera. Yego ariko uwakenera kwiga uwakenera kumenya ibindi bintu bitandukanye yazigiye cyari cyose. Iyi tablo ntekereza ko umuntu dukurikiye nawe ashobora kuyikona mu buryo bumwe cyangwa ubundi tujye ku mbaraga bitwara kugira ngo ikorwe uretse kuko tubwiye ati nyine n'ibyo bitenge birakenewe izo ndodo zirakenewe gifata igihe kingana iki kugira ngo ibimaze gutunganywa umukiriya ushobora kuvuga ati ndayikunze ndayishatse kwikorwa byasaba igihe kingana iki? Iyi tablo ishaka kumfata igihe cy'icyumweru cyangwa icyumweru n'igice kubera ko izi ndodo bisaba kuzikora kuzishiraho uzitondeye. Yego urabona nk'iki ni igiti twashatse gushushanya ariko bisaba amakushe menshi ukagerageza ukavuga ngo indodo nizimara kuma urashara ibara nimara kuma ndashara irindi bara iki gitenge hejuru nikimara kuma nongeraho ikindi niyo mpamvu bitwara wenda nk'akanya kanini ariko nabwo y'umukira agiye kuyigura akwishura wa mwanya wakoresheje no kuba waragerageje kuba watekereza ikindi kintu kitari ku isoko. Yego ubwo no guhendeshora kwifite umwihariko rero ihenze cyane. Oya nageze cyane ariko mu gihe kiri imbere numva twazabirinda kugira ngo tubiye agaciro nk'uko tuba twarabicreatinze na wundi muntu tubivanyeho. Yego kugira ngo tuyivireho rimwe umuntu ari buze kwibaza ni ibitenge gusa cyangwa uratekereza hari n'izindi materials ziri wastage wenda cyangwa se ziri ababenda kujugunya ushobora kubyazamo nk'ikintu harabo njye mbona hirya no hino bafata amacupa tundi tuntu nk'utwo ibyo byose bigenda biza nuko ari ingagi gusa nako ari ingagi sinashatse kuvangamo ibintu byinshi ngo mbe navangamo amasedembe navangamo amasaro kugira ngo bitaba too much bikaba byaba bibi aho n'indodo niba tuzidodesha tugakoramo ingofero twambara ziriya namba za kirasta cyangwa z'u Rwanda cyangwa ubu bukomo dukoze cyangwa imyenda yo ku meza indodo zisigaye tuzikoresha ahangaha zikaba zabyara umusaruro munini kurusha ukuzijugunya. Yego dusate umusozo rero wadusamara izingira cyangwa se waduhica amakibiri bikorerwamo hano ku buryo umuntu ukurikiye BTN TV akakanya avuga ati amahitamo meza nuko nanjye nazigira muri Wezo company nkajyamo ankiga ejo nanjye nkajya hanze gushaka amafaranga. Yego muri rusange dushingiye ku bintu byo gukora ibintu bijyanye na tourism. Ibintu bijyanye na tourism birimo ibintu byinshi bitandukanye. Yego abanyeshuri biga ku mashuri y'amasegonderi cyangwa universities tubemera kubakoresha ibyo bita stage cyangwa internship. Muri internship tubakoresha ntabwo tubakoresha internship yo kuvugana n'umukiriya gusa cyangwa ngo yo kutembera gusa cyangwa yo kumenya ibijyanye n'ubukerarugendo gusa tubagerageza no kubigisha
n'ubukorikori na made in Rwanda ku buryo n'umukiriya naza akamubaza amwereka ko hari ikintu azi gukora mu mutwe we. Abazungu baraza bakabidusobanura akatubwira niba uri umuhanga cyangwa uri umunyamahirwe nuko waba ufite ikintu uzi gukora mu mutwe. Ejo uzimuka uvanga cyangwa wowe intambara iterewe wajya ahandi hantu ufite ibintu biri skill ushaka kwicara ugakora, ariko ushaka ubuzi ibyo mu ishuri gusa ntushube wabona akazi bikurikije na standard wigiyemo naho wigiye ibintu bitandukanye nk'ibyo. Ariko uzi ubugeni, uzi made in Rwanda, uzi gukora ibintu byinshi bitandukanye ari skills, ntabwo ushaka kubura icyo gukora ni wabona n'umuterankunga mu bindi bihugu cyangwa no mu buzima busanzwe. Yego noneho ibyo twigisha ni byinshi bitandukanye. Abo basore baba hafi ya park b'abagabo bamaze kujya mu myaka mikuru tubigisha kubaza zino ngagi mu biti, kubera ko ibiti biba bihari, hari igihe bikura bagakenera kubitwika cyangwa kubicyanisha cyangwa bagakenera kuba babikoramo ibindi bintu. Ariko yabikozemo nk'ingagi nk'iyi umuzungu akaza akamubumba 100 yajya kubitwika bikangiza ikirere kandi akabivamo n'amafaranga makeya, ntago byumvikana. Ariko yabikozemo nk'ingagi famiye ibaho neza akaba yanahinga. Niyo mpamvu tubigisha kuba ibiti babibyazamo umusaruro kuruta kujya kubicana no kubikoresha ibindi bintu. Yego abantu bakora ubugeni bakomeje ni ikibazo ngira ngo dusorezo bakomeje gukureninga cyane ko bimwe mu bikoresho bikiri kugorana, ubusanga byinshi biva hanze ndetse n'uburyo bwo kubyinjiza. Oya ibyo ngibyo nago okay. Abanyabugeni bajya mu ishuri bo usanga kenshi bakonta ku bikoresho, ariko uri umunyabugeni ubizi ushaka gukora ntabwo ushaka kubwira umuntu ngo abuze igikoresho cyangwa abuze icyo gukora. Yego kuko buri kintu kikugize nawe kusanga hano buri kintu kizengurutse umuntu ari kubona n'amaseta akura mu ikindi kintu. Yego ntekereza ko aribwo bugeni bwiza cyane. Dusatira umusozi rero w'ikiganiro tubimenye, ntekereza ko mwe mwakurikiye icyuno munsi ari byinshi. Icyo nababwira nuko abakobwa, urubyiruko, abahungu, niba uri mu kiruhuko akugira ngo wirirwe mu rugo, iyo uri mu rugo buriya utekereza ibintu byinshi, utekereza ibintu byinshi byiza ukatekereza n'ibintu byinshi bibi, kwa ko ibyo bintu byose bibaho. Ariko buriya iyo ugeze imuhaye yo kubona nk'ahantu nk'aho ukaba waza kwicara ukaba wamenya gukora ubwo bukomo, kuba wamenya gushushanya, kuba wamenya kudoda, kuba wamenya gukora amascripture, kuba wamenya kubyina imbyino za Kinyarwanda, ibi byose ni ibintu bigutuma utamporiza mu bwonko bwawe kandi bizakugira n'icyo byakumarira. Ushaka kuba utanabikora ariko uba ufite ikintu uvuga ngo bikimeze nka backup. Nibyo bikubujije kwiga, ntibikubujije no gukora ibindi bintu, ariko muri wowe hari ikintu uvuga ko ufite skills. Twe mu barasta ubundi mwukire mayanje gatoya na ugiye mu barasta nyabo nka Jamaica cyangwa no muri Ethiopia, ntabwo ushaka kubicaramo udafite ikintu uzi mu gukora mu mutwe. Icyo gihe ntabwo uri umurasta, ntabwo bagufata nk'umurasta. Bumva ko umurasta ari we wese abagomba kuba afite ikintu cy'ubugeni azi gukora gishobora kumutabara isaha ku isaha, ashobora kuba yabanamo umugati cyangwa akaba yabaho kandi atiriwe agorana n'abantu. Mbese igisubizo hafi aho ngaho, igisubizo ukifitiye nawe ku giti cyawe. Yego niyo mpamvu bababwira mwihangira imirimo. Gwanga imirimo ntabwo ari ukuvuga ngo uranga imirimo mu bundi buryo bundi. Nuzi kwiga ibingibi ukabikora urahanga buryo uza kubishara ku isoko. Yego mu gihe twari turimo twibaza icyo kino kigo cyaba kibarira urubyiruko rundi rushobora kuba ruturiye muri kano gace, ku ruhande rwo twese tubabona abajene batandukanye abari kugenda bagerageza kunoza no mashusho cyangwa se bayameza neza mu rwego rw'uko umuntu wese uraza kuyagura n'ubundi agomba kuyishimira. Nabo twaganiremo gake ngo twumve ko ubuzima bwabo butangiye guhinduka ku bijyanye no kuba bari gukora ino myuga. Ni twashimwe Claude tugusanze hano, tugusanze bahita gute? Ni kuri Red Rock i Musanze hafi ya ni one and only. Ariko iriya hoteli buriya wari wayinjiramo? Harabura ikizigo mbona ituriye cyane kibura. Ni expensive. Okay, iragoye, irahenze kabisa. Twigarukiye kuri ibintu uri gukora. Utwo n'uduki uri gukora ubu ngubu? Painting. Ubwo ni nk'iki mu Kinyarwanda se? Gushushanya no gusiga amarangi. Hanyuma iki kigo tugusanzemo gikorerwamo iki muri rusange? Suritse we turi kubona wenda usiga izo nyamaswa, gikorerwamo iki hano muri rusange? Batanga ubumenyi butandukanye ku bantu batandukanye, gutanga internship ku banyeshuri. Gifite tourism product zitandukanye, harimo bigisha abana mu gushushanya, gukora ubukomo, bakaba n'izindi skills bakabigisha nk'icyongereza muri weekend ndetse no mu gihe cy'ibiruhuko.
ikindi kintu cyabarizwa bafite ibintu by'imico bitandukanye berekana kuri ba mukerarugendo bakaba bakorera mu ntara zitandukanye ibi bintu bakaba banacuruza n'ibihangano kuri ba mukerarugendo. Ibi bihangano muba muri gukora isoko mugera rinini bikunda kugurwa n'abavuye hanze, ese hari abanyarwanda bagera hano nabwo muri no workshop yanyu bagakuramo ibyo bagura byitwaye bite? Ya abanyarwanda baraza ariko by'umwihariko cyane abanyamahanga. Ubusanzwe wize biki? Uracyari umunyeshuri cyangwa wararangije nyine buri mu kazi? Ndacyari umunyeshuri. Ubu uri muri internship? Ndi muri internship. Ibise ni ibintu ubona biri sawa ku buryo abajene badukurikiye aka kanya wababwira ko nabo bakora ibi bintu by'umwihariko byo gutunganya ibigurwa n'aba mukerarugendo? Ni ibintu biri sawa cyane ndetse navuga ko birimo n'inyungu. Kuko kubikora ashobora kwinjiza. Ariko bisaba hari ngo ufite impano cyangwa wabyiga ukabimenya. Ntabwo bisaba impano. Bisaba kubishyiraho umutima ukabyiga wabimenya. Nawe ushobora kubimenya. Ubugeze mu kangahe? Mu gatanu secondaire. Wiga ibiki ubwo busanzwe nabwo ni by'ubuvanga ni wiga ubukerarugendo. Abajene benshi binahanasanze bigira iby'ubukerarugendo. Kubera iki mutagatinga kwiga ubukerarugendo? Nuko muturiye mu karere k'ubukerarugendo hafi ya biterwa n'iki? Impamvu niyongera nuko duturiye mu gace k'ubukerarugendo. Iyo turebye dusanga ariho hantu harimo opportunity zo kuba twabona akazi ariko turavuga mu ishuri. Kandi mubona rwose bikunda ku buryo ikibazo cy'ubushomeri abajene binaha musa nkaho mudahura nacyo cyane? Oya 100% twese ntabwo twavuga ngo turabona akazi. Ariko ufite umuhati agafokasinga ku cyo ashaka kugera ntabwo yashomera. Birakunda. Tugushimira rwose. Utwo tuntu uri gukora ubwo nitwo bita iki? Ubundi gukora painting y'inkono kugira ngo nyine ingagi zibashe guhinduka. Zibashe guhinduka neza. Izo ziriho zose ni ingagi cyangwa ni ingagi ni zose ni ingagi? Iyi nkoni uba wayikoze mu gihe kingana iki? Ushobora gutwara ku masaha 5 gukorera byose inkoni ikaba irarangiye igihe hariya ikaba yagurishwa. Iyi nkoni bigura nkangahe se? Tewe umuntu hari igihe wumvikana n'umuntu ugiye kuzicuruza mukamwaka ubivugana nawe sigira mu kuryo yabonamo inyungu nawe. Biterwa n'uko umukiriya aje. Ikoze mu gihe giti ni igiti cyari cyo cyose kibonetse wayikoramo? Ni inturusu nziza ikomeye. Ibi bintu maze igihe kingana icyo bikora? Maze no byose nk'imyaka 2. Wabyigiye heza? Nahanga nasaze nanjye babyiga barayigisha. Mbere yuko bizamo wakoraga iki? Ubu segonderi? Warangije segonderi? Wize ibiki muri segonderi? Tourism. Ariko abantu benshi mu Musanze abajene benshi amenye biga tourism. Yego. Akazi se kaba kaboneka iyo wize tourism inaha ku buryo biba byoroha kuhita bakisanga mu gukora icyo wize? Akazi karaboneka gake ko amahoteli agenda yiyongera abakiriya baza akazi kagenda neza. Yego. Uko uyu mwakibaza akazi uri gukora se nta kazi ushobora gukangurira nk'umuntu kugakora nawe akabona ku ifaranga wenda avuye nko mu zindi ntara hano ni Musanze nta kazi umuntu ashobora kwisangamo gakora akabona amafaranga? Umuntu ushobora kwisangamo akabona amafaranga ariko boneka kuko igihe kiragiye cya covid icyo cyabaye ikibazo cyane abakiriya bakigeraho. Yego. Umwe mu biraje ishinga igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuturarwanda wava akagira aka kanya nukwakira inama ya cogamo. Zimwe mu nshingano umuturarwanda afite nukwakira neza abakiriya bazaza bamugana, kugaragaza neza isura y'igihugu nk'uko bisanzwe bizwi mu mahanga hirya no hino. Imihanda igomba kongera igasubirwamo bitewe n'ubwinshi bw'ibinyabiziga bigomba kuzahitambukamo ndetse n'urujya n'uruza rw'abashyitsi kugira ngo ruzoroke. Ariko ikorwa ry'ino mihanda ntabwo ari ibintu bishobora gukorwa gutyo gusa,
hari abagomba kubigiramo uruhare ndetse no mu rwego rwo kwihutisha akazi hari imashini zigomba gutunganya ino mihanda. Ni ibintu byatumye ku rundi ruhande nanone tumanuka mu mujyi wa Kigali dushaka umwe mu nzobere z'abakunda gukoresha zino mashine ngo turebe ubundi bitangira gute, bigenda bite kuko ubasha gukoresha zino mashine nawe hari uko yatubwiye. Izina nyitwa Musabyimana Elize Hassan. Elize Hassan mu mwenda w'akazi. Yego. Uretse mu mazina utugiye wenda nari kundanga muntu cyangwa se n'ayababyeyi umuntu akubwira ati nje kuguha iminota nk'ibiri yo kwivuguriwe ubwo hazamo n'agasivi hazamo n'ibifite aho bihuriye n'ibi bintu tugusanzemo wivuge muri make ku buryo wivuze umuntu agahita yigendera hari icyo yaba kumviseho wakivuga gute. Murakoze. Nk'uko nabivuze nyine amazina yanjye ni Musabyimana Elize Hassan, aba ndi umu operator ntwariza imashini. Aba ari akazi nagize umwuga ku buryo ariko kantunze kambeshejeho, ku buryo ushobora no kuba nafasha n'abandi bantu baba bakenera nko kuba bakiga kuzitwara, abakenera wenda kuzikodesha ibintu nk'ibyo nkaba nabibafashamo. Murakoze. Yego. Urukuzi ni akazi nagize umwuga. Muri ikintu cyabaye umwuga ndibuka kera twiga twabipimiraga mu myaka umuntu ashobora kuba akoze icyo kintu tukongera tukabipimira kuko wararetse ibindi bintu byose ukajya gukora icyo kintu. Wimazemo igihe kingana iki twariza imashini muri buno buryo? Mbere yuko nza kuza kuzitwara nabanje kuba umukanishi wazo. Nakoreraga mu igaraje ry'Abashinwa. Natangiye bakorera muri 2010 nibwo natangiye kubakorera, ariko icyo gihe nkaba nari umukanishi. 2012 rero neza nibwo nabyinjiyemo gutwara imashini, nangira n'umwuga wo gutwara imashini kuko nabonaga ubukanishi budashobora kuba bwamfasha kugera kuri level numvaga nashakaga cyangwa se bwa kuntunga gusa. Numvaga nazamura umwuga wanjye nkaba nakegera hejuru mu buryo bw'imibereho. Niba mbyumva neza uretse kuba uri operator cyangwa se umwe mu bagaragara ko bari bakoresha zino mashini mu buryo bwo kwitwara ikora bino wenda biri kugaragara mu mashusho ikora uzi no kuzikanika ku buryo akakanya bavuze ati akazi ko kusiza karahagaze, akazi ko gukora imihanda karahagaze, umwe mu bashobora kujya mu igaraje zigakora cyane rwose. Twinjire mu kiganiro nyirizina, ntabwo turaza gukoresha iminota myinshi cyane. Iby'ingenzi no kwiga ni ikiganiro tumenye murabizi, tujya kubitere kugira ngo umenye byinshi, mwuke byinshi abo twaganiriye bagire ibyo bakuramo byo tubagaragarije. Iyi mashine iri kugaragara mu mashusho reka bariyo duheraho cyangwa se bariyo twibandaho, ikora iki mu buryo burambuye wabitubwiraho akazi kayo kose kari muri rusange? Iyi mashini bayita niveleze, ni irevura umuhanda bashaka wenda nko gushyira ahantu umuhanda mbese niwe irevura bwa nyuma ahantu hadakomeye cyane, irasanza itaka ikarevuringa mbese ku buryo mu buryo umuhanda uyu ushaka kugira ngo uringanire bakoresha iyi mashini twifashishije rwa rwembe rwo hasi. Ni imihanda gusa iyi mashini akazi kayo iraparitse n'urugero ntarifuza ko bavuga ati hari akazi gatandukanye yakora, nagira ngo tubwire imirimo yose runaka ishobora gukora. Harimo nabonye hano turimo turasiza, eske ni imihanda, ni ibibanza, ni amarigore, ni akazi kayo kose wakaduciramo muri rusange. Iyi mashini ikora akazi kenshi, abenshi bakunda kuyibona iri kurevera umuhanda, ariko niyica amatari, sibyo ko ntabwo ishobora kujya hejuru, ariko hari uburyo ishobora kuringaniza itari ku buryo bigaragara neza. Ku makanevu kuri za rigori naho ari uburyo ishobora kuwukora, si ko butari uburyo bumeze neza cyane, ariko nabwo aba ari uburyo bwatuma amazi atambwa kuyatagira ahantu hagarara. Hanyuma no mu buryo bwo gusiza ibibanza nayo iragenda ikarevuringa, ariko ntabwo ari itangira, yo iza iri kurangiza bwa nyuma, iri kuharangiza kuko haba habanje izindi mashini, hanyuma yo ikaza iri gusanza ishyiraho mbese uburyo bwa nyuma. Hano ushobora kwigira ino mashine ukaba watangira kuyitwara mu buryo bujyanye. Umuntu washaka kuyiga ushobora kumurangira nonanga nabe yabasha kugera gusa cyangwa banamamaje n'ikigo cy'abandi kandi batamabwa uburenganzira, ariko aramutse ngewe angezeho birashoboka cyane ko namufasha mu bwo buryo kumujyana ku bigo bimwigisha cyangwa se nanjye ubwanjye nkamwigisha, kuko nuko mbafite benshi
urubyiruko nagiye nigisha kandi ubu ngubu nabo bari gukora bameze neza. ariyo mpamvu mbese ikindi kintu imashini ntabwo tujye dukunda kuyibona mw'abakobwa no mu Rwanda, sinzi niba ari ukwitinya cyangwa ari iki. Rero ni ukuvuga ngo iyi mashini nta muntu n'umwe utayitwara kuko ni imashini idakomeye cyane. Ubaye uri umukobwa, ubaye uri umusore, ubaye n'umugabo, ni wayiga kandi wayitwara. Urabona tukiri aho ngaho ari izimbogamizi zishobora kuba zitera ko abakobwa baba batiga ino mashini? Ni ukwitinya. Ushobora kw'icyambere kimwe ni ukwitinya no kumva ko hari imirimo imwe yahariwe abagabo, ariko mu by'ukuri buriya tugiye tureba hanze, njya nkunda kureba ku mbuga zo hanze kuntu usanga abandi abadamu cyangwa se abakobwa barazitwara kandi ugasanga bafite ubuzima bwiza nta kibazo. Nawe ni umwuga nk'uko nanjye najya kwiga undi mwuga, cyangwa se nk'uko umukobwa yakiga mekanike, nk'uko atwara imodoka nawe yabishobora. Yego nawe yabikora nta kibazo. Nishobora kubigoye wenda ukora ku ndabonye uzamura ziriya vitesi uhinduranye kugira ngo ukurure imbere n'inyuma, kiba gisaba izindi mbaraga wenda zitsina gore zaba badafite? Oya, nta mbaraga bisaba kuko iriya modoka, iriya mashini ikoreshwa hydraulic. Urebye no kuri vora yayo, ntekereza ko nta modoka nzi igira vora yoroshye nk'iriya mashini. Igira vora yoroshye cyane. Izindi nose akazi umuntu akora yicaye akazi umuntu akora yicaye ntabwo ari akazi umuntu akora avuga ngo ari guterura ngo wenda ngo ndashyamo imbaraga. Gusa ni kubitekerezaho icyo ugiye gukora, ukabitekerezaho. Deni ibindi komande zayo ntabwo ari ibintu bigoye cyane ku buryo utabasha kuba muri makeya. Umuntu ushaka kwiga ino mashine yegereye no mu ariko ntibatwigiye umugabo umusore? Jewe genda umugabo. Yego, ndubatse. Bivuze ngo umuntu ushobora kukugana aka kanya ushobora kumufasha uburyo bworoshye, uburyo agomba kumenya ino mashine, ejo nawe akisanga kuri tarakora n'ibirori cyane rwose. Ndanabafite benshi. Ndabafite benshi. Tunyarukire kukuba rero buriya hirya no hino abantu benshi usanga hari abantu bicaye mu mago yabo, bicaye iwabo cyangwa se ahandi hantu runaka bagomba kubarizwa, bafite impamyabumenyi n'impamyabushobozi z'ibintu bitandukanye, ariko bigoye ko baba bari kubonamo akazi. Kano kanya twigire kuri ino mashini dusanzwe twari, ese umuntu wayimenye biraza kumumarira iki? Biraza gufata igihe kingana iki kugira ngo uzabone akazi kayo? Aho ntibyaba bigoye bitewe nuko wenda bisaba ngo ubuzwi, bisaba ngo wenda hirya no hino badakunda kuzikoresha nyine muri iyo mirimo wavuze zikora. Umuntu wagize bumumarira iki muri rusange ku buryo bwagusaba avuga ati ndi umupapa kandi maze imyaka irenga 10 ntwaye ino mashine? Byumvikane ko urundi ruhande wenda umuntu ahita yumva ko bifite akamaro cyane, ariko se bigorana ku buryo bungana ikintu byaba bigoye wenda kugira ngo uzatangire kugira icyo kwigeza umusaruro bijyanye no kubamenyekana abantu bagushaka? Urabona ubu ni ikintu nabonye kigoranyeho cyane. Ushaka kuba uzi ikintu ariko ntubashe kumenyekana ngo abantu bakumenye, bitewe nuko nyine wa mugani wakiza ariko nta bandi bantu. Ni ikintu kitari rusange cyane. Ugira ngo abapareta abantu mu Rwanda ntago ari benshi, naho bari nyine ntago bazwi. Nkibaza ko hamwe nk'abanyamakuru nk'uko tuba tunahuye, harimo umunyamahanga ubashije kuvuga ngo burya mu Rwanda hari abapareta batwara zino mashini. Ko abenshi biyumvishaga ko urazi ko mbere twabonaga abapareta b'abazungu, twabonaga abakongomani, abagande, abanyakenya, nibo twabonaga baza no mu Rwanda kandi nabo bazaga bashaje. Kubona umuntu nkanje cyangwa se uri munsi yanjye watwaraga ino mashini byabaga ari ikibazo, numvaga ari ibintu nyine bidashoboka. Ariko ubu ngubu dusigaye turi benshi kandi turahari, ntabwo tukiyambaza abanyamahanga ngo baze kuza gutwara izo mashini hano iwacu kuna tumaze kubimenya. So rero ikintu cy'imbogamizi ni ukutamenyekana nyine ngo uzwi bakumenye. Ugasanga nk'umunyamahanga araje gukorera, afite kampani aje gushinga no mu Rwanda bijyanye n'ibintu bafite amamashini, ariko ugasanga yiyambaje mwene wabo kugira ngo aze gutwara imashini hano mu Rwanda, kandi mu by'ukuri natwe duhari dushobora kuba twabikora. So kutamenyekana rero ni izo mbogamizi cyane ziba zihari kugira ngo we wabasha kugira icyo byagufasha. Ariko wabonye
umuntu wabashije kubona akazi akamenyekana bifite akamaro bimumarira. Ntabwo mubigiramo uruhare ku kutamenyekana kwanyu, wenda ukumva ko niba uje ugasiza hano ugomba kwitahira, ntutekereze ubundi buryo buri nyuma y'akazi bwo kuba tese ko nziza, ko nkora imihanda neza, ko ntunganya ibishanga neza nkoresheje ino mashine, ubuhe buryo bunini nakora kugira ngo byaguke. Ntekereza ko abandi baopereta bizi mashine wenda bakeya bari mu Rwanda, ikibazo mushobora kuba mugisangiye, nyuma yo kuba mubikora neza kubitera bikagenda neza, mutekereza iki kubijyanye no kumenyekanisha cyangwa kwimenyekanisha? Bundi ntekereza ko ikintu cyose wakora yo ubashije kugishyira public, ntekereza ko gishobora kuba cyaba cyiza cyane kurushaho, nicyo kibyana n'umusaruro. Nk'uko nguko tuba duhuye, ntekereza ko ari ni inkunga nteye kunywa n'abantu barenze 100 igihumbi babasha kumenya ngo hariya mu Rwanda hari umuntu bita Hasani utwara mashini wo mu opereta. Ntekereza ko bitabagora baramutse bakeneye mu opereta, nanjye ko bishobora kuba bya kungeraho bitabagora. Nkumva ko rero ahanini niba navuga ko ari ugutinya se cyangwa kutamenya uburyo twabigenzamo, ariko kwimenyekanisha cyangwa se kumenyekanisha ikintu ukora, mbona ari ikintu nacyo cyatuma ibyo ukora bigenda neza, bibyara n'umusaruro. Usubire ku kantu wavuze yuko mu minsi yashize izi mashine wasangaga zitwarwa cyane n'abanyamahanga, na nyuma yuko wasangaga wenda ziri mu makompanyi y'ibigo byanavuye kure cyane abanyaburayi wenda n'abanyamerika, ko tugeze kubivugana wenda ugasanga abashinwa aribo tuzi ko bashobora gutwara izi modoka nk'uko paratinga zino mashine, ariko uvuga ati kandi umunyarwanda nawe arabikora kandi neza, kuko kaba kari ikibazo cy'uko kuri genda bigoye. Wenda icya genda mbere yuko twakijyaho cyane tunyarukire ku bijyanye n'imishahara, niba aribwo mutangiye kuzamuka kumenya gukoresha izi mashine, ababa bagirira icyizere baho tuzi imihemberwe imizite, nta bibazo byaba birimo. Watubwira ikijyanye n'imihemberwe, ese muhuriye kuri tere wenda bagufasha n'umushoferi umwe w'ino mashine, wenda mugiye kuri tere muri babiri, wowe wenda n'uwo munyaburayi cyangwa se n'uwo muzungu, reka mbere kugira abantu bazi kugira ngo mbangire ubu nuko tuzi ko hari igice cyatwaraga izi mashine mbere bitandukanye n'ibya none. Imihemberwe bigenda bite iyo muhuriye kuri tere n'abatwaraga izi mashine mu bihe byashize? Ubu ndavuga abanyamahanga. Ubu ngubu usibye ko bamwe bamaze gusobanukirwa, abakire niba nabita abakese cyangwa ababosi, bamaze gusobanukirwa ko umuntu yashoboye akazi abaringaniye na mugenzi, nimba bashobora kuba bakora ibintu bimwe. Gusa mbere byari bikabije cyane ko ari aho wasangaga nk'umunyamahanga muri gukorana, ugasanga ari guhembwa nko mu miliyoni 2 cyangwa 1.5, uri guhembwa ntuhembwe na kimwe cya kabiri cyayiwe, ariko kubera ko bumvaga ko we ushobora kudashoboye nk'uko yaba ashoboye. Ariko kuri ubu ngubu bamaze kugera bari kugenda bisobanukirwaho, barahemba neza. Gusa imbogamizi ziba zigihari n'amasezerano n'akazi, ntabwo baratangira kubyumvaho neza, ariko nizera ko bazabyumva. Wenda nuko tukitangira, numva ko nabyo bizagira bikagenda neza. Ariko kandi nabyera ngo aka ni akazi gashobora kugutunga kandi gahemba amafaranga menshi, ariko haracyari imbogamizi ku bijyanye n'igitsina gore ngo ntabwo baratangira kukiyumvamo. Asa n'uwatunze urutoki avuga yuko bashobora kuba bipinga cyangwa se bumva yuko badafite imbaraga zo kuba bakora ibi ngibi. Reka ngushimire cyane kuko ubashije gukurikira ibiganiro twagize muri kuno kwezi, ukomeze kugira ibihe byiza. Nge nitwa Rugamba. Ntabwo ari ibintu bikiri ibanga ko ari we wese uyu munsi kwiga amasomo rusange mu Rwanda ukarangiza kwiga imyaka waba warize yose, ntabwo bigitanga icyizere cyo kubona umurimo. Uyu munsi mu mwaka umwe kaminuza y'u Rwanda ishobora guha impamyabumenyi abanyeshuri barenga 7,000, ariko ni bangahe babona akazi mu byo bize imyaka iri hejuru y'3? Nyamara ubu wasanga hari abantu bigisha umwuga wiga amezi 6 ugahita uhinduka umukoresha. Nibyo, hari ishuri ryitwa ECT, Electronic and Computer Technology, rikorera mu mujyi wa Kigali. Aba bigisha abantu gukanika mudasobwa, amateleviziyo, amatelefone, amaradiyo, gukora amashanyarazi,
gukora za kamera no kuzihuza na mudasobwa ku buryo ibyo kamera ifata nyirayo abireba ako kanya. Dore uko bigenda. Hari inzira imwe yonyine yo kumenya byoroshye gukanika mudasobwa, televiziyo, radiyo, telefone cyangwa se gukora amashanyarazi. Ni ugufata telefone yawe ugahamagara 0788833355 cyangwa se ukandika email kuri techeric007@gmail.com. Ubaye warize electronique banagufasha kwimenyereza uwo mwuga. Aba banakanika ibikoresho byose by'ikoranabuhanga byangiritse. Uhise utekereza ko ICT ari ishuri rishobora kubaka ejo hazaza ha benshi? Nanjye nuko.